rubaterekere hariya ku meza meza yabo yabategura ibyiza bitiya beza, ibyiza bitiya beza. Mare nkugira ujye mbere na pare ntabwo ujye mbere gato maze uhera urwonora ivona urumubere abatipede ndashaka kubabona mu bitugu byabo bagaragiye, abatipede bafiye ndashaka kubabona mu bitugu byabo bagaragiye. Ivona yambwiye ngafite inama ashaka kugira abakobwa b'urungano rwe kandi biraza gukemurwa n'ururabo. Yambwiye ngashaka kubwira abakobwa bangana namwe ngo yemwe abashaka gushaka namwe abashaka gushakwa ngo nimushaka mutishakishije kuko gushaka ushaka ugashaka udashaka atari ko gushaka dushaka, ahubwo gushaka udashaka ugashaka ushaka niko gushaka dushaka. Hanyuma ngiye kubara gatatu, ntabwo ari buze guhindukira inyuma naguranye abakobwa gutaza guca amarangamutima yawe. Ugiye gucisha urwo rurabo rwawe hejuru ku mutwe, ntirwemerewe kugwa hasi. Couple iri buze kumufata baratubwira itariki y'ubukwe. Hanyuma agiye kutwereka babiri bamukurikirana. 1, 2, 3, go! Hanyuma batuturikayari aringaniye nande mufata kaba kuzamura turabone, mufata kaba kuzamura turabone, mutegetswe kudutumira vuba tukazaterana ku bwanyu, tukazaterana muko DJ zamura iyo njyana y'ibigana dukomeze tugana rwagati mu gitaramo kandi muri iyo njyana muri urwo rusobe rw'umuziki mwiza w'imbaza Imana Ambassadors. Abashakashatsi muri iyi minsi
bigakunda nkaryoshye cyangwa iryoshye bikaba ati niyo umuntu udahari rero tuko mbigenza ibyo kurya bigahinduka ifunguro rikwiye gutwara baza kubegereza umuriro ati niyo umukozi yaba yagiye gusura iwabo ati ndabikurikirana bikaba byiza hanyuma kandi nanone Samweli nawe ati nanjye nziko ndi umugabo w'igikundiro kandi uzakubera ibihe byose ati ndagufasha ngaho kuri bombi ati amashira y'ishwayo iyo mutaraza kugira ngo akirwa congratulation ndakeka ko wishimye kandi natwe abakugaragiye turanezerewe umukaraza yego bakongera 2,500 hanyuma mbere yuko twinjira mu zindi ngingo aha hantu hari inyuguti 5 iya mbere yitwa fa sibyo hari iyi nyuguti ubundi ijambo ryanditswe ryitwa fanta ni Salomo waryandikishije mu ruganda rwitwa Bralirwa abasaba ko bajya barimwamamariza ni ijambo risobanuye urukundo risobanuye uyu munsi ariko yaryanditse ngo rikwira isi yose ni igitabo yanditse hanyuma yaranditse ashaka kuzabwira Ivona ati fa fiance birasobanura ngo fiance yandika inyuguti ya kabiri igira ngo a bisobanura ngo amagambo yandikisha inyuguti ya gatatu ivuga ngo na bisobanura ngo nakubwiye yandikisha indi nyuguti ya kane ivuga ngo ta turi hahandi yandikisha inyuguti ya nyuma yitwa a ivuga ngo arasohoye fiance amagambo nakubwiye turi hahandi arasohoye
ibyiza birabakwiye kandi mukwiye neza. Hanyuma nanone data mwiza unkundire mbere y'uko twanzika na mbere y'uko urubanza kubanze tubanze Imana tubanze kugira byose uturinde ibyo turiya ukaturinda abazima babi n'abazimu bavuye maze ukaduha ibyiza nk'ibi. Data mwiza Fayida nkundire useruke maze utubwire ibihoraho tukakaguhorana. Abo bishobokeye tuhagurutse reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo warinze imiryango yose iteraniye aha, warinze abahungu n'abakobwa ndetse n'abana batoya, byimazeyo tugushimiye uburyo warinze Salomo ndetse na Yvonne, amagambo bavuganye baraho tutari turi uyu munsi akaba asohoye izina ryawe rihimbazwa. Turagusabye ngo mu mwanya wose turi kumara aha ngaha uzabane natwe, imihango igiye gukorerwa aha ari wo wiyobora, maze nisoze amahoro bidutere gushima izina ryawe. Urukundo rwawe rubane natwe muri uyu mwanya nibyo tugusabye kandi twizeye kubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndakoze cyane mubyeyi dukomera Imana bashimishe cyane. Murakoze bakagara mudajina. Hanyuma Salomo nkundira wowe hanyuma nkundira wongere ukure wishimira ntuze kurenga yego mu bitugu ubundi muraza kubyumva niyishima ngo zamura ivo gahita imisuri gahabwa ntacyo bitwaye kandi ntibakwiye mu mashuri y'ibonere ntawe unezeza rubanda. Urabona inshuti igeze gukomera amashuri yego abo ngabo nabo rwose. Hanyuma ivo aho wafashe ariko ndifuza ko utarenga ku ruti rw'umugongo yego ntuze kuharenga aho nubwo ari sawa. Manura gato mubwire, manura gato mubwire, ongera ushishe hagati muri porotesheri ariko we turenge ku ruti rw'umugongo maze ukure gutya ukure wiyegereza yego ngaho zamura. Niyishimura byumvira mu ruti rw'umugongo yego zamura amashyi menshi kurimo kandi nta mpamvu n'igihe tukabashimira n'ikibazo kandi zifite neza. Barakoze cyane. Hanyuma ngaho nkundira urabona uko pare yawe murangara gato akane karahengama gahengure gato kamuhengure gahengure oya kibonere narigize ngo kahengamye naho mu mutima wateraga gutekereza uhora byumva nzakora hafi muzongera kumva urukundi ababishima babamusaga y'umubiri ntabanezeza bose. Barakoze cyane urabona ko ibyiza birabakwiye nimukuru n'utumwitumize yego. Data mwiza nanone ntabwo byabaye iby'abana nta nubwo ari bwa bwana yabwiraga bwa bwana yibwira kandi bwiza, ahubwo ni ubupfura bubanje kandi igitaramo kigizwe n'imigwi myinshi n'iy'ingingo ya rimwe. Ariko ubwo hageze aho abakuru biheje ukundira wakira umusaza ntahangana gukunda ubuzima bw'inkweto ze urakabyara byashije. Adushimire umusaza Celestin. Amen. Uraho neza? Nkundira utera intambwe nanjye njye niteza imbere kandi twongere turamukanye kuko hashize igihe kimwe tutabona. Celestin uraho neza? Uraho neza cyane? Yego turabona. Gira abana? Yego. uyu munsi turakwishimiye. Murakoze. Mwiza ukaje
turakwakira kandi tubaha ikaze yego kandi urakimuha amen reka nsabe abahereza bo kwa data bakire umushyitsi waje tugana b'abari beza ba data baseruka gitorere neza avuga rimwe bakumva kabiri museruke museruke data yiyakirire iyo data yategetse ntawumuvuguza baseruke gitore bakinjagire gitore bagana data ariko nanone data iyo wenze ukavunura iyasigaye mu gikari ingana niyo wateretse cyane ko utari umutubuzi reka mwereke yes resti amen turaho turakumva ubuzima bwacu amen abasaza n'abahanga mu kuganira ariko namwe hari ubuhanga nabasanganye amashi yanyu arageze kandi ageze ku mashi rwose murakoze murakabyara mubyaje inka reka mwiherekereze na n'ubundi ukebera umusaza aranamwokereza yego yego ukebera umusaza aranamwokereza hanyuma mumpere abasaza amashi nimubishima mugahuza ibiganza nanjye ndatsika nkomeza mbabwire ibikurikira hanyuma data mwiza unkundire bitagoye kandi bidatebye wongere unyakirire umusaza aricara ntahamye aregama ntiyegame kandi urabona ko afite ibimubanda n'ikimugenza kitari amaguru unkundire umwakire ntitumuhe tumusigiriye ahubwo tumuhe urubanza banze ndabona ubuzu bwakuzuye ariko jyewe nkundira rero kano kanya aryoherwa ukomeze utubwire amajyana n'amagezi murakoze bwana Ignace kuba murakoze kutwakira turanezerewe cyane tunejejwe no kugera aho ngaha tukabasanga mu gitaramo cyiza igitaramo cyizihiwe rero ntabwo tuje dufite umugambi wo kurogoya igitaramo cyanyu kuko dufitanye igihango gikomeye ntabwo twabihangana ahubwo nk'uko tubasanze mu gitaramo koko dufite umugambi iki gitaramo cyiza dukeneye kongeramo ingingo nyamukuru yacu kugira ngo iki gitaramo kirusheho kugenda neza kandi kirusheho kuryoha ingingo rero tugiye kongeramo ni ingingo nyamukuru nanone yerekeranye no kwaguka k'umuryango ubwo duherukanye muzi ko twari turi mu gitaramo tukagira ibiganiro tuganira uzi ko dufitanye amasezerano rero uyu munsi mutware se ku bwabo yantumye kugira ngo amasezerano twahanye nanone tuyuzuze uzi ko mwadusabye umugeni turamubaha turamubemerera muduha ibishaka byose murabyuzuza
ntacyo twabuzemo na kimwe. Kubw'iyo mpamvu ziko twari twavuganye iyi tariki ya 25 twariho tuzaguhekera maze amasezerano yacu tukayuzuza. Uyu munsi rero mutwarese ku bwabo yaduhaye abasore bashoboye, yaduhaye ababyeyi, abasaza, abana, kugira ngo nanone tuguhekere tukuzanire umugeni wasabye ari we Yvonne. Rero twamuzanye, ntabwo turindi imanganye, ntabwo turindi indyarya ngo noneho ngo ngubwire ngo haguruka ngo urebe ko ari we. Ahubwo icyo mubwira ni ukugira ngo nanone twishimane, kuko ntabwo ngubesha ngo twakuzaniye utari we, ngo twakuguraniye niba ucyakora nanone ijisho ry'undi ntabwo rikora bya bindi, ngo uragerageza kubiteho akajisho ukuri kugira ngo nawe witangire ubuhamya. Muri make rero ikitugenza ni icyo ngicyo, ntabwo ari umugambi mubi, ahubwo ni umugambi mwiza. Tukaba tubashimiye kandi tubifurije imigisha bana bacu, kubyara no guheka, guhinga no kweza. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Reka rero ugiye kuko iwanyu utajya mu kuranga utatizera, ariko ndagira ngo mbaze n'umuntu wacu Salomo niba abona kibona, niba ariko ahaguruke abyerekanisha ikiganza, ubona wabyemeye ko nta kugenda guhari. Umwe mu gihe cyajya nk'uko kubyerekanishije yangaho muri tabatuma Salomo ngo bitwereke turebe ko ari byo. Muzamure ikiganza cy'iburyo. Salomo yarashimye. Murakoze cyane, uzatanga amashanyarazi. Salomo ati niba rwose urakoze cyane. Reka tubasabe nanone abasaza bagururute maze biharirwe na hano. Hanyuma reka duhuze ibiganza tubahe amashyi tubashimire, kandi dushimire abasaza badatebye ahubwo bagateruka kugira ngo iyi ngingo igerweho kandi ku gihe. Hanyuma nanone mu nkundire tujye inama nk'abarya b'imbuto, ariko kandi baze kukongera amashyi uri igihangage uri icyotero cy'abatabazi. Salomo ukaba imfura mu bahungu kwa data, kubona wateranije imbaga nk'iyi kandi ukaba warahisemo umwari mwiza utamwaye Yvonne ukaduteranyiriza aha ngaha ngo tubataramire. Hanyuma nanone amashyi bayaguhaye kandi bagushimiye. Nkundira nanone ngisha inama iteraniro riri hano imbere yanjye, data mwiza, mbonye isibo iserutse y'abakobwa cyangwa se y'abana bitwa Friends Forever, baturutse i Kigali na za Bugesera. Bagize bati turifuza gutambutsa impano yacu, ibindi bikaba twamaze gutambutsa impano yacu. Abasasana bagira ngo bitaza kuba nka bya bindi byo mu Kivuruga, nabo bari bamaze gushashana batunganya ameza ngo turebe niba umusaya wahindi tugashyira mu byumba by'amatama tukumva uko bimeze. Hanyuma ngize ngo tubangamira aba bana maze tubahe urubanza, babanze tubahe akanya batambutse impano yabo. Niba mubyemeye muragira gutya, yego. Ndabona ko abantu bose bari kwemera ko aba bana twabaha urubanza bakabanza bagatambutsa impano yabo, tukabona ubwegera meza. Hanyuma icya kabiri, ndifuza ko ubwo bagize batyo twagira dutyo twese tugatambutsa impano. Hanyuma yo gutambutsa impano nanone
Mukaraza mwiza witse gatoya. Hanyuma tugana mu mwanya mwiza w'inkwano, tunazitambuka mu buryo nyabwo. Turatumira ababyeyi ba Yvonne. Itangazo ku mpano, turaza kwakira impano zose z'uburyo bwose. Turaza kwakira amafaranga, turaza kwakira amashiringi, turaza kwakira amahera n'amanovu, turaza kwakira amayene, turaza kwakira amasefa, turaza kwakira amapaca, turaza kwakira amayero, turaza kwakira amapawundi n'ubundi bwoko bw'amafaranga bwose baba bufite. Ntacyo bitwaye ivunjisha mitwe rireba. Icya kabiri, hari abantu nibuze ku ruvugiro ubundi yabitse mu gatiri itangazo ryumvikana neza. Ubundi yabitse mu gake. Hari abantu ndibuze guha uruvugiro nkabaha mikorofone bakavuga. Ni abantu batatu gusa. Uwa mbere ni umuntu ugiye kuduha ikibanza cy'ahantu ho mu mujyi. Uwo muntu ntabwo wamwima mikorofone. Uwa kabiri umuntu ugiye kuduha inka nziza y'imbyeyi. Uwo muntu ndaza kumuha uruvugiro. Uwa gatatu ni umuntu wazanye ikinyabiziga cye akagiparika hariya hanze. Famiye kwitwa bati natwe dufite impano. Yego barakoze cyane. Famiye kwitwa bati dufite impano. Mama na papa begera abantu. Mama na papa begera abana. Yego chapu 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 chapu. Barakoze cyane. Basubire mu timbo, basubire mu timbo. Tugiye gukomeza umwanya w'impano. Kuramukanya ni kuwa mbere nyabuna cyangwa se kuwa kabiri baraza kubimbwira mbibabwire. Utapfa guhereza abageni ukomeza usubira mu timbo. Murakoze cyane. Natwe umugeni wacu Yvonne ni umwe mu bantu bacu bikorera depresi. Yatubereye umwana mwiza, umwana wumvira undi n'ababyeyi. None ibyiza duhana bene uyu munsi no kutishimiye. Sawa umwana wanjye rero n'umwana wacu ntabwo utabutara bitwenge. Abana baseka yishimiye situzabona ko yabaze mu buryo bwabo barishimiye. Niyo mpamvu Imana yatoranije irabahuza, sibyo? Twabonye na Imana twabaha ibyo twakora byose barabifite, ariko twahisemo kuba Imana y'imbuto. Imbuto zisobanura uburyohe. Ubuzima bwanyu ndetse n'ingingo z'ubushyashya bushingiye munsi uzabona uburyohe. Abaza bakagenda basabasanga bamwe bava gusoma zarakoze zigera mu kimenyetso cy'iziko. Uzabona mwishimye iteka urabaho gushaka abahirwe. Barakoze cyane. Barakoze cyane batambutse izo mpano. Hanyuma
turaza gukomeza mukaza mwiza igihe ngiye mvuga gukambangamira ariko urabizi ko abandi twabagwa nabi njye nshoboye ahuriye ku muryango winjira bose hatabuzamo n'umwe abari hanze abandi rwagati mu gitaramo nk'umusange turindiriye kumenya iyi mpano ni mpano ki, iyi mpano bigoranye gutya gufungura, iyi mpano yafunzwe igafungwa n'akayabo ka miliyoni kuyifunga ni mpano ki bihagaze se ndaje njyewe ndababwira abatabasha kureba ndabarebera maze mbabwira ibikubiye muri iyi mpano ndaza kubareba mbabwira ibikubiye muri iyi mpano Imana ni nziza. Korali tugane Yesu, korali twakorana umurimo na Ivone, twaririmbanaga nawe, niyo mpamvu natwe kuri uyu munsi twifuje kwishimana nawe na korali tugane Yesu. Tubifuriza urugo ruhire kandi tubari inyuma aho bazadukenera tuzakomeza gufatanya nabo kandi bahe umugisha. Barakoze cyane korali tugane Yesu. Ukaraza mwiza ngo bigenze ngo byagenwe